ya nkuko nabibabwiye kuva kare ubu kano kanya mubona aha ni kwa Fulgence Munyaneza akaba ari president wa Green Sky. Tugiye kuganira byinshi ku bakunzi bacu, byinshi mwagiye mutubaza. Uyu munsi turaza kuba turi kumwe nawe aha ni mu rugo rero iwe kuko muri kuhabona, nawe tumwakira tuganire. Fulgence imyaka myinshi papa ako nongoye wamutunganye niko kazi kacu nkuko nabibabwiraga rero ngo uyu Fulgence mu rugo tugiye kuganira byinshi cyane. Fulgence kazi nuko rero ibintu byinshi cyane biri gucicikana hano hanze ati gutya na gutya green gutya, uraza kudusobanurira aho green sehe gutya gute ewana byaricuritse biricuruko. Gusa nyine bimwe mu bafana bari batubwiye ko nk'abanyamakuru twaza kubagezaho Green Sky kuri ubu ngubu bimeze gute. Green Sky kuri ubu ngubu irahari kandi izanahoraho kubera bino bihe twagezemo bya corona. Ibintu byabaye ko biba ngombwa ko bihagarara, twabaye duhagaze n'ibikorwa birahagarara, ariko nyuma muri iki gihe turimo ubu twaratangiye dufite n'ingamba nshya no kwirinda covid, dukurikiza amabwiriza ya leta yashyizweho, kandi kwirinda ni twebwe gusa. Uko bihagaze tumeze neza, komunikasiyo iracyabaho n'abakinnyi ubu bimeze neza nta kibazo. None se yego ni byiza bya covid, none reka tujye sasa, ese irakitwa Green Sky cyangwa hari izindi mpinduka noneho mufite? Izina ntabwo ryahindutse, ni Green Sky. Green Sky ntabwo bizigera binahinduka, ahubwo icyahindutse ni channel, ni YouTube yitwaga Green Sky Pictures, ariko ubu ngubu isigaye yitwa Sehene TV. Sehene TV ntabwo bikiri Green Sky. Murabyumva rero ko ntibikiri Green Sky, biri Sehene TV. Nawe nimba ushaka gukurikirana bakurikirane. Ese hari video zisigaye ziriho? Ziriho, hari filime, video 3 ziriho. 3. Kuri ubu mumaze kungana gute umubare w'abanyamuryango? Ubu ngubu sinavuga ngo umubare urakiyongera, ubwo umubare w'ifatizo navuga turenze 20 kandi baracyaza cyane rwose. Nuko rero nawe nimba ushaka kuza waza. Ikindi kibazo ngo byaje gucamo kubera Imana ko muri kubona inzu yawe imeze neza kabisa, flat ya danger, ni igikoresho cya danger, wumve ko ari neza. Ngo kuri ubu muri uyu mwaka rero ngo nafite n'ibintu by'ibirori ukomeye. Bigomba no kubaho kuko nubona ko turi kwinjira muri Noheli, nubona niba kari munsi y'ibirori tugomba no kugendana n'igihe, sibyo? Tugomba no kugendana n'igihe. Noheli yaza tukayizihiza, ubonane bwaza tukabwizihiza, ariko tunakurikiza amabwiriza yo kwirinda covid. Ariko wenda ibyo birushatse kuvuga nibyo ushaka gusobanurira. Ibirori muri iyi minsi ugiye kwambukana ngo ibintu by'ubukwe nka Perezida Kamemu bana bitubajeho cyane abafana, niyo mpamvu bananjye nazindutse wenda kugira ngo bize kubona umurongo kugira ngo bisobanure babivuze ute. Baje kutubaza ku rubuga rwacu nk'abanyamakuru, rero tuba dufite imbuga z'abafana bakomeza batubaza ubukwe bwawe, ubukwe bigeze. Ntabwo birafatirwa umurambo, gusa biri muri gahunda, gusa nzabitangaza nabyo. Uzabitangaza muhe mwaka abafana bitege rya perezida? Mfite umwaka umwe wo kwitegura. Mfite umwaka umwe wo kwitegura 2021 ngomba kwitegura. Wenda mu mpera z'uwo mwaka wa 2021 nzabitangaza. Noneho ndumva mufite ibikorwa byinshi muri gushyira hanze, muracyakeneye n'abandi bantu ngo bagomba kuza. Ese Sehene we Sehene yo igeze? Sehene yarakomeje, ariko muri no minsi ya corona nabaye nyihagaritse kuko ubu ngubu, ariko
nzayitangiza ikindi gihe ariko hari n'igiye gutangiza bita urwango rw'inshuti ni filime nshyashya ngomba gutangiza muri ubu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere muri uwo mwaka tugiye kujyamo nibwo nzayitangiza ariko se niyo izabiza nyuma Nyagahene muracyari kumwe Nyagahene turacyari kumwe nubwo hazamo utuntu twa bombori ariko ntago ari umuntu ugenda ngahere turongera tugahuza tukaba umuntu umwe ndakeka no muri bino bihangano ndimo ndategura azaba birimo tugomba ko mwitega mu mwitege no mu acteur nemera cyane mu bakinnyi nyarwanda muri sinema nyarwanda mu acteur nemera Nyagahene no kuri number 1 ndamwemera n'umukinnyi wa mbere niwe ndikora movie yagiye akina niwe ngenderaho okay hakibwa nguko turabitese cyane oya ni mutwitege cyane rwose barebe kuri CN TV bakora subscribe niyo channel shyashya ya Green Sky CN twe tugeze kuri 7 ariko nabaye nyihagaritse impamvu yabaye ihagaritswe nuko tugeze mu gihe cya covid rero ko ibintu byaho byazi niho naho nahise ihagarika ariko ubu ngobo hari indi ngiye gutangiza gusa nayo nzayikomeza ariko hari indi shyashya ngiye gutangiza vuba cyane muri uyu mwaka tugiye kujyamo Nyagahene we muracyari kumwe Nyagahene bimeze gutya ni hagati si ni hagati ubwo nanjye abakunzi bazabimbaza zavuge ngo ni hagati Nyagahene simvango yaragiye kandi simvango aranahari shano kumushaka nkamubona ariko mu mikoranire hari uburyo twazadukorana uburyo twakoranagamo ndakeka niko tuzaza dukomeza gukorana ntago abakonsoma Nyagahene kubira kuba kudukonsoma nta n'ikintu kinini adukonsoma sibyo kuko no umusitari ntago ajya Nyagahene kuko numva Nyagahene ni umuntu uzwi kana uri kumumbaza nk'umuntu muzi ndamuzi cyane kuva kera impamvu uri kumumbaza nk'umuntu muzi nuko ari cyo ari n'umusanzu tuba tumutezeho niyo nicyo wamuha nuko ari cyo tumushakamo kiruta ibyo tuba tumuhaye gusa Nyagahene nta kibazo nahagishije rero abashakaga kubaza kuri Nyagahene twe tumaze iminsi myinshi cyane tutamubona Nyagahene arahari nta hantu yigeze ajya nonese tambuka mu mihanda uramubona Nyagahene arahari rwose turabonana si cyane ariko sinamushaka ngo umugore ntabwo namushaka ubwo tumwitege mu bindi bihangano mu bihangano muri uriya mwaka kabisa tugiye kuza dutwika n'igihangano nise urwango rw'inshuti niyo filime ngiye gushyira hanze ngo nshobora kuyitangiza muri uku kwezi kwa mbere kuri uriya mwaka ugiye sawa urakoze cyane shaka mwabyumviye rero ko umusani aracyahari ndetse na group iracyahari mujye kuri channel ya YouTube bandikeho CN TV ubundi mukomeze umunsi kubundi gukurikirana ibihangano bya Green Sky murakoze cyane bakora na subscribe murakoze cyane